Yes, reka dukomereze no twagarukiye ubushize, ari nako twari turimo turasiga Chloe. Ubwo ndetse n'umwami n'abarinzi bamaje kuba bagera aho ngaho, ubwo Chloe yaje arimo arabaza ati mama umeze neza? Ubwo mama yari yashimuswe na Yara, kandi Yara yari yarerezwe n'uyu mu mama wabo cyangwa se yaramwadose, ndetse yarafatanyije na Paul. Undi yatangiye kuba yavuga ati se waretse mama akagenda, ibi ni ibiki urimo urakora? Ubwo mama nawe agatangira ati Chloe ntabara. Ubwo yarahitaga afata mama we akamukanda akamuniga. Ubwo yese atangira kuba yavuga turara mu kugeza ahangaha cyangwa se ukanyegera. Nawe urumva ikintu ndi buze kuba namukorera cyangwa se uraza kuba wanyegera, ubwo nawe uraza kuba wabyumva cyangwa se nawe urimo urabyumva ibyo ndi buze kuba nakora. Ntuze kuba wampatiriza kuba nakora ibyo bintu. Ubwo ndakamubwira ati se Yara, ibi ni ibiki? Waba wabuze ibitekerezo byibutsa se kugira ngo ukore bino bintu? Waba wabuze ibitekerezo byibutsa gute utinyuka kuba wakora bino bintu? Urimo urashaka kuba wababaza mama, kandi nawe urabizi ibi ni ibiki urimo urabikorera ibwiki cyangwa se uribishakira iki? Ni amafaranga se? Undi yatangiye kuba yavuga ati cyane ibi byose ndimo ndabikora kubera amafaranga. Ni amafaranga arimo arantera, kuba nabikora nuyampereza ndamureka. Cyane cyane ko uyu nguyu yari mama wawe, igira vuba vuba umpereza amafaranga, ibyo ngibyo ntago mbyitayeho. Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati ngo iki? Ese Chloe ntaribe amafaranga ndayaguhereza, ariko ndekere mama cyangwa se ureke mama, reka nkohereza amafaranga ariko ndekere mama, dore umwami arimo arabyumva. Ubwo niko yavuze ati reka nkohereza amafaranga ariko ureke mama ntaribi. Tayari undi yatangiye kuba yavuga ati yego shyira kuri banki yanjye, oherereza kuri banki yanjye cyangwa se ohereza kuri banki yanjye, nawe urayizi ndakeka urayizi. Ubwo umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati ndabisoje, ndabirangije, amafaranga nayagejejeho. Paul nta bintu byinshi barimo aravuga cyangwa se nta bintu byinshi barimo aranakora, niwe amafaranga barimo barayohererezaho cyangwa se niwe urimo urabibona. Ubwo nuko nguko nyine yabirebye atangira kuba yavuga ati dore yohereje $1,000,000 y'idolari. Umukobwa niko yabirebye, Chloe yari amaje kuba yashyiraho $1,000,000 y'idolari. Umukobwa nawe niko yatangiye kuba yareba akavuga ati Chloe urakeka ngende ikigoryi? Waguze inzu cyangwa se nyine yanzu ubwo ngubwo yaguriye mama we. Yatangiye kuba yamubwira ati waguriye mama wawe inzu ya $6,000,000, none ubwo ngubwo uri kumpereza $1,000,000, urakeka ayo mafaranga unyohereje ahagije? Umukobwa n'indashima ukagira ngo yanayakoreye yatangiye kuba yagaya, arimo aravuga turakeka ndi ikigoryi ku buryo umpereza $1,000,000 mama wawe wamugura cyangwa se waguze inzu ya $6,000,000. Undi yatangiye kuba yavuga ati nyuma yo kuba nagura iriya nzu cyangwa se ndangije kuba nagura iriya nzu, amafaranga yose naguze nyuma y'ibyo byose amafaranga nasigaranye nayo yonyine mpise nyakohereza. Undi yaravuze ati okay ntaribi niba ariyo usigaranye ibirimo birumvikana, rero ntabwo ndi buze kuba narekura mama wawe niba ariyo mafaranga yonyine sigaranye. Si biri buze kuba byakunda ko mama wawe nza kuba namurekura, agiye kuba yapfa. Unyumvira umukobwa nuko nguko ari umucuyi, ari umugome. Yatangiye kuba yafata mama wabo, mama we wamurezi, atangira kuba yagiye kuba yamumanura mu manga. Umukobwa yaravuze ati oya. Ubwo nuko nguko nyine umukobwa indashimira aha, umukobwa w'indashima yatangiye kuba yavuga ati ngiye kuba namureka apfe, ngiye kuba namuhanura. Tayari ubwo nuko nguko yamumanuye. Umwami nuko nguko yise avuga ati oya. Undi nawe ari muri hoya, umwami hari ibyo yafasha kurayo. Tayari dore nuko nguko yakuye akana agakubita umukobwa. Abantu ba kera rega babaga bafite ubwirinzi. Ubwo niko yise amukubita akantu. Umukobwa nawe nuko nguko arimo arareba Yara, nawe nuko nguko yatangiye kuba yamanuka, dore ngareta asunika mama. Dore nuko nguko Marcos yahise aza yirukanka cyane, yahise afata mama w'umukobwa. Tayari dore nuko nguko yahise atabara, yatabariye mu gihe. Dore nuko nguko yahise afata mama wabo cyangwa se mama w'umukobwa mu gihe. Dore nuko nguko yahise amufata. Mama yarazungereye nawe atangira kuba yavuga ati ibi bintu birimo biraba ni ibiki, byamucanze byamushobeye. Dore yaragiye kuba yagwa. Paul nawe nuko nguko yahise azatangira kuba yafata Yara ati Yara bimeze neza, ndagufite ntaho uri bujye, ndagufite guma hamwe nta hantu uri bujye. Dore nuko nguko yatangiye kuba yamukura amubwira ati nta hantu uri bujye, njye ndagufite turi kumwe igatanuka. Kandi ubwo undi nuko yaragiye kuba yamanuka imanga, ariko Paul yise atabara. Ariko abantu b'abagome buriya ntago babifuza kuba bapfa nubwo baba bakora ubugome. Dore nuko nguko yatangiye kuba yavuga turandebera. Umukobwa yaje yirukanka cyane arimo aravuga ati mama umeze neza, mama umeze neza. Dore nuko nguko yabazaga mama ariko yuzuye ibikomere. Yara nta mikino. Umukobwa akabaza mama ati mama waba umeze neza? Waba umeze neza? Mama nta kumera neza. Yatangiye kuba yavuga ati Chloe meze neza, meze neza, ariko nibyo kurenzaho nyine iyo birebye ku maso cyangwa se umurebye ku maso uhita ubibona nyine ko nta kumera neza. Ubwo nuko nguko n'umwami yatangiye kuba yavuga ati ibi byose ni amakosa yanjye,
ibi byose ni amakosa yanjye, sinabashije kuba nakurinda, ibi byose ni amakosa yanjye, sinabashije kuba nakurinda. Uwo ni umwami nyine niwe watangiye kuba yavuga ngo ni amakosa ye, siyabashije kuba yakurinda. Ariko undi akavuga ati oya, ni njye ahubwo wakoze amakosa, wowe nta bibazo wateje, cyangwa se nta makosa ufite, ni njye wateje amakosa. Buri wese yishyiraho amakosa, cyangwa se buri wese atangira kuba yakumva ko ikosa ari iryiwe. Ubwo nuko undi yatangiye kuba yavuga ati icya mbere nuko tukubonye mama, nicyo cya mbere, kuba tukubonye, dore umukobwa niko yarebye Paul afite imbunda, ubwo niko yahise abatunga imbunda. Yatangiye kuba yaseka avuga ati we Chloe, ibyose ngo ni amakosa yanyu, nuba ninde makosa, ninde cyangwa se ninde nyira amakosa, tubishyire kuri indi, ninde tubishyiraho? Umukobwa yabatunze imbunda itayari. Ubwo niko yavuze ati mukwiriye kuba mwapfa mwese, mukwiriye kuba mwapfa. Ubwo niko yatangiye kuba yatunga imbunda. Dore mama w'umukobwa Marcos nawe nuko nguko ari aho, umukobwa yatangiye kuba yarasa itayari. Dore isasu ngo ririnjira umwami, umwami bamukubise isasu itayari. Dore umwami reka apfire muri kino gihe. Ikumbi ku rundi ruhande dore Ryan ndetse na minisitiri nuko nguko bari aho ngaho. Minisitiri yatangiye kuba yavuga ati urwo rusaku ni urw'iki? Undi yatangiye kuba yavuga ati ni umukobwa. Ariko mwibuke neza uyu nguyu kuva kera umukobwa nyine bari baziranye mu gihe cya kera, cyangwa se bakiri bato. Ariko yatangiye kuba yavuga ati ubu ntababayera. Ubwo nyine yatangiye kuba yavuga ati ni umukobwa, ubu ntababaye. Umwami nuko nguko nyine idusize bamurasha. Undi yatangiye kuba yavuga ati ihute. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati mugomba kuba mwapfa, mugomba kuba mwapfa. Ubwo niko yakweye amasasu itayari aramenagura, arapipimiza, yarashe umwami ajya aramurasa. Umukobwa niko yatangiye ati nyiricyubahiro. Marcos nawe nuko nguko yaje arimo aravuga ati nyiricyubahiro. Umukobwa baragiye, cyangwa se umukobwa yaragiye ararasa, aramenagura umwami, aramutobagura. Umukobwa akavuga tumeze neza nyiricyubahiro. Undi nuko nguko yavuga ati hoya wapi ntakumera neza. Bagatangira ati nyiricyubahiro dore urimo urabikora. Niyara yarasetse, yahise atangira kuba yavuga ati niko nawe ngiye kuba nakurasa, yewe Chloe nawe ngiye kuba nakurasa. Ariko Chloe ntago arimo arabyumva. Undi yaravuze ati ugiye kuba wapfa, nawe ugiye kuba wapfa. Ubwo niko yafashe imbunda itayari. Umwami yarabibonye ahita amubwira ati va mu nzira, va mu nzira. Dore umwami ngarasa yirukanka cyane, agahita yitambikiye umukobwa itayari. Dore yara nuko nguko yarashe umwami, baramumenaguye. Ariko n'ikintu gitangaje, ntago ibikomere cyangwa se ntago ibi ngibi nyine ngiye ndimo ndabona ahantu isasu ririmo riraca, sindimo ndabibona ngiye. Umwami nuko bamutobaguye. Umukobwa agatangira ati nyiricyubahiro umeze neza? Ubwo hano wabasanga umuntu ameze neza barimo baramutobagura. Ubwo Marcos agatangira ati nyiricyubahiro. Umukobwa nawe ati nyiricyubahiro. Dore umwami nuko nguko yazengereye, baramutobaguye, bamumena ibifu, bamumena inda, bamumena umugongo, agatirigonga, akabomba mbari ndetse n'akayuyuzo baramukubitagura. Nuko nguko umwami nyine bamumenaguye. Abandi barabisetse, Yara na Paul nyine bageze ku byo bashakaga. Ubwo nuko nguko akiri aho yagiye kumva izindi modoka itayari. Dore nuko nguko yagiye kuba yakumva izindi modoka. Ariko niko twabonye Ryan ari mu nzira ndetse ari kumwe na minisitiri. Nuko nguko bageze aho ngaho, Ryan yatangiye kuba yavuga ati dore umukobwa nguriya. Dore n'undi nawe nuko yaje ati nyiricyubahiro. Nuko nguko yamubonye, bose bava mu byabo. Umwe ati nyiricyubahiro undi umukobwa. Dore bose batangira kuba bakiruka amaguru bayabangira ingata. Umwami bamumennye, umwami bamurashe. Dore Ryan nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati mukobwa mutoya, mukobwa mutoya. Dore nuko nguko nyine arimo arazahamagara, ariko umukobwa ibyo ntarimo arabyumva. Umwami bamumennye. Ubwo umukobwa agatangira kuba yavuga ati nyiricyubahiro. Ubwo Ryan nuko nguko yarebye areba hirya, atangira kuba yavuga ati barinzi, mufate bari abashenzi, mubafate bose mubafate. Ubwo nyine niko bavuze ngo babafate. Ariko abandi bakavuga ati haragira umuntu unyegera intambwe imwe, umuntu uri butere intambwe imwe, ndahita mumenagura cyangwa se ndahita mupima, ndamurasa. Ubwo niko ndi nawe yahise avuga ati ishyira imbunda hasi, ishyira imbunda hasi wa mukobwa we, reka kuba wakora bino bintu. Ese nta mafaranga ushaka? Mbwira amafaranga ushaka mbe nayaguhereza, ariko ugende ureke kuba wateza akaduruvayi cyangwa se umutekano mukeya hano. Ubwo niko yahise akura y'ikarita, atangira kuba yamubwira atakira ngo uhereze amafaranga. Ino karita nyine urakoresha amafaranga, kuko ano mafaranga ariho ntago ajya ashira. Urakoresha amafaranga ariho, nushaka uyamari. Ariko se ino karita nyine ngo ntago igishira amafaranga, ukoresha amafaranga ushaka. Dore Paul niko yabyumvisha ati ngo iki. Ubwo umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati muyampereze, njye ndahita ngenda, ntago ndi buguma aha ngaha. Ubwo niko undi nawe yavuze ati ndaguhereza ikarita, uhita ugenda uva aha ngaha. Niko yahise ayimunagira amubwira ati muva aha ngaha mugende. Dore Paul niko yavuze ati sureba se,
ibyo bintu rwose nibyo twashakaga. Tayari dore Paul ndetse na Yara ni abantu bawubanye. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati iyo biza kuba byaba mbere hose ntabwo rega tuba twaguranye. Undi yahise avuga ati muvanga murakajye mu kuzimu, muvanga mugende. Ubwo umukobwa akavuga ati unyegera ariko ndamupima, sinabyibagiwe unyegera ndamupima. Tayari dore nuko nguko batangiye kuba bagenda, arimo aravuga ati unyegera ndamupima, nuko nguko bahise bafata n'imodoka, atunyegera ndamumenagura ndamupimagura. Nuko nguko bahise bagenda, ariko imbunda nyine bo barimo baragenda bayitunga nta wabakurikira. Umwami nawe nuko nguko yazungereye, yazengereye, bamupimye amasasu. Ubwo abandi bagatangira ati nyiricyubahiro, nyiricyubahiro, nyiricyubahiro. Bagatangira kuba bamubaza niba ukuntu ameze. Undi akagenda amubwira ati niko muko. Undi warimo aribariza umukobwa ariko undi ari muri nyiricyubahiro. Ubwo agatangira kuba yamubaza tumeze neza muko. Umukobwa abe no kuba yabyumva. Umukobwa agatangira kuba yamubaza ati wababaye. Umukobwa ahubwo nawe agatangira kuba yabaza ati nyiricyubahiro nkujyane kwa muganga. Ubwo nuko nguko minisitiri yatangiye kuba yavuga ati ibingibi byose ni amakosa yanjye, njye wishimiye n'ino si cyangwa se waryohewe n'ino si, ibi byose ni amakosa yanjye. Ubwo minisitiri nyine yatangiye kuba yavuga ati ngo ni amakosa ye, yaryohewe n'ino si, yaryohewe n'ino si. Murabyibuka ukuntu ibyana yabaga yabyizengurukije nta bintu byinshi. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati winsiga nyiricyubahiro, ndakwinginze winsiga, ariko wa muhungu bikamurya. Arimo arabyumva inyuma nyine ukuntu umukobwa arimo aravuga ngo nibimusiga bikamurya. Ngaha dore yatangiye no kuba yatakaza icyizere. Dore ukuntu icyizere cyatangiye kuba cyagwa idawuni cyangwa se kigwa hasi. Undi nawe arimo aravuga ati naryohewe n'ino si, byose ni amakosa yanjye, isi yarandyohanye, ntabwo nakabaye narakoze bino bintu byose, naryohewe n'ino si, ninjye muntu rwose wakabaye ndi ahangaha narakwitangiye cyangwa se naje kugutabara, none isi yarandyohanye cyane. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga ngo yaryohewe n'ino si, arayiryagaguza arayiryagagura, yibagirwa kuba yaza gushaka umwami. Ubwo yatangiye kuba yabyicuza byose, akavuga ko yakabaye yaraje vuba vuba gutabara cyangwa se gushaka nyiricyubahiro, ibi ngibi byose biba bitabaye. Akavuga ati ibi byose ni amakosa yanjye. Ubwo nyine atangira kuba yakicira urubanza, yishinze amakosa. Agatangira kuba yavuga ati ninjye wakabaye napfuye, ntabwo nakabaye nakuretse ngo upfe, ninjye wari kuba napfuye. Ubwo nuko nguko nyine batangiye kuba bavuga. Ku rundi ruhande ari Koraya niwe ntago ari muri bino bo barimo, afite ibyo arimo aratekereza. Ubwo niko yatangiye kuba yareba akareba aho ngaho hari akafite, hari akantu harya kaniko kabano, ni agakufi, ihoya nagakira, ntago mbizi, ntago njya mbwambara, ariko yatangiye kuba yavuga ati hari ikintu mise nibuka. Ubwo niko yatangiye kuba yakibuka bakiri abana nyine bagishushanya. Tayari dore umukobwa yari akiri mutoya ndetse n'umusore bose bari bakiri bato, hari ibyo barimo barashushanya. Umusore yitegereje umusatsi w'umukobwa, arawitegereza. Umukobwa nawe yari ari bize. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati none se nidukura tuzashyingiranwe? Disi bari bakiri abana, arimo aramubwira ati waretse nidukura rwose tukazashyingiranwa, ukampereza ikibaro, nako igipirizo, ukazampereza ikipirizo, sibyo? Undi akamubwira ati ntabwo mbeshya. Undi yaramubwiye ati yego ntabwo nkubeshya. Ubwo yari yaramusezeranyije nyine ko bazabana nibakura akamuhereza igipirizo. Undi yaramubwiye ati ntabwo mbeshya. Ubwo niko yahise afata umwanzuro kuba yamukubitamo kariya kabano nyine ko mu misatsi arya niko bakita, niba atari agapfundo cyangwa se igipfundikizo, igipfundikizo hoya ikipindo. Ubwo niko yamupfinditse nyine cyangwa se yamukubise igipindo, ntabwo mbanze ukuntu babyita. Ubwo niko umwana yarebye yese atangira kuba yavuga ati mu gihe tuzaba twakuze ni ukuri ntabwo nzabyibagirwa, ntabwo bino bintu nzabyibagirwa. Aho ngaho wari wabivuze ninde? Ni umukobwa nyine yavuze ati n'abakura ntago azigera byibagirwa, ariko kuri uno munsi banza atanibuka uno musore. Umusore niko arimo arareba agatangira kuba yavuga ati nakererewe, cyangwa se nyine nakererewe. Nyine umusore niko kuntu yavuze ngo yarakererewe. Umukobwa nawe arimo aragenda arira ati nyiricyubahiro ni ukuri, byuka tujye kwa muganga, ese ubukobwa ibingibi ni ibiki? Minisitiri wagatangira kuba yavuga ati ubungubu ni iki kigiye kuba cyajya mbere? Ni iki kintu kinakora? Ni iki kintu nakora ubwami bwacu buraza kuba bwabaho butagufite? Ninde uri buze kuba yashyiraho amabwiriza? Ugiye nta mwana, ibi bintu biragenda gute? Uwo ni minisitiri nyine arimo aravuga ati biragenda gute kugiye nta mwana ntaki? Ubwami bwacu burayoborwa n'iki? Ubwo umwami niko yatangiye kuba yakorora. Ekorowe nawe yese atangira kuba yamufata amubwira ati nyiricyubahiro dore yari yababaye, yatangiye kuba yarira. Umwami ariko nawe wabyutse ute? Niba bigenze gute? Yatangiye kuba yavuga ati yababawe,
dore minisitiri nawe yatangiye kuba yavuga ati yababa we, nari mfite ubwoba nzi ko nyiricyubahiro wababaye, nari mfite ubwoba nzi ko wababaye, mbega. Ubwo nuko nguko batangiye kuba bamubwira ati yewe nyiri mwamikazi, reka tugende dufate nyiricyubahiro tumutware, uno mukobwa yabaye umwamikazi rugikubita kare. Ubwo umwami niko yavuye mu buzima za buntu. Ese byari kwitwa iyihe nkuru y'umwami apfira muri kino gihe? Igihe cyashize nta mwami uriyo, byari kwitwa ngo iki ko byari kuba bicanganye. Yarinde inkuru mu gasozi, twari tugiye kuba twasigarana inkuru mu gasozi. Twari kuzavuga ibiki? Eko se umwami yapfiriye muri kino gihe kandi bavuga kuriya? Ibaze ukuntu natwe twari kuzavuga. Twari kuziga icyo umukobwa yatangiye kuba yakora ahantu umwami bamurashe, agatangira ati se nihe bakurashe ko mbona hose umeze neza, aho bakurashe nihe? Umukobwa nicyo kintu arimo aribaza, agatangira ati ko mbona umeze neza, nihe bakurashe ko nta bikomere ufite cyangwa se nta bisebe? Undi yatangiye kuba yavuga ati iki ngiki cyangwa se kino gishura cyanjye gikozwe mu ruhu rwa dragoni, rero kiratabara cyane, mw'imbere gifitemo ubwirinzi cyangwa se gifitemo ubwirinzi, n'inkota ubwayo ntiyanyinjira. Ubwo umwami nyine ni ukuvuga ngo ya masasu ntabwo yigeze yinjira. Ubwo minisitiri yatangiye kuba yavuga ati yego nyiricyubahiro, ni ukuri rwose, yego rwose, iyo ni dragon robe cyangwa se ni umwenda nyine wa dragon, ikabisa ukaba ufite nyine ubwigenge. Tayari nyine nuko nguko yatangiye kuba yavuga ngo ufite ubwihariko cyangwa se umwihariko wo kuba nyine utakinjirwa n'isasa. Ariko undi yatangiye kuba yavuga ati ngewe ubwo nari nsinziriye numvishije urimo uravuga ngo wari uri mu isi yawe wenyine, isi wari urimo nyine itandukanye ni iyihe? Kandi yabivuze nyine namwe murabyibuka, yari arimo aricuza kuba yari ari kumwe n'ibyana. Rero umwami yatangiye kuba yamubwira ati se wari urimo ni iyihe? Undi yatangiye kuba yavuga ati we nyiricyubahiro, ni ukuri ntago ari ukuri. Dore yatangiye kuba yakivuguruza ngo ntago ari ukuri ibyo byose nyine yavuze. Atangira kuba yavuga ati ntago ari ukuri, ntago byakabaye ari ukuri biriya bintu byose navuze, si ukuri. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yavuga ati ngo ntago ari ukuri, buri gihe ndavugishwa, ariko umbabarira ni ukuri, ku bintu nari ndimo ndavuga, umbabarira. Ubwo nuko nguko nyine yagiye atangira kuba yavuga ngo umwami mubabarire, ntago ari ukuri ibintu yari arimo aravuga, ntago nakabaye narabikoze biriya byose, ariko ntago bizongera, byose byari amakosa y'uyu mwuzukuru wanjye, byose ni amakosa y'uyu, ni umwuzukuru wanjye nyine. Niko yatangiye kuba yavuga ati ngo ni umwuzukuru we, byose wabikoze. kandi nyine bari baramushakiye ibintu by'ibyana yisanyura cyangwa se yikubita. Igakeka cy'umwami nawe nuko nguko yahindukiye, undi nawe yese atangira kuba yapfukama, atangira kuba yasaba imbabazi, arimo aravuga ati ibisekuru byacu rero nibituruka mu muryango wa Queen, rero niko ibisekuru byacu byari bimeze, niko twebwe twakiraga abantu, rero ntabwo twari tuzi ko birabyara amakosa. Mu byubahiro byanyu rero twemeye kuba twakishyurira ibyo mwadusaba byose. Nyine umusaza yarabibwiye cyangwa se amubwira umwami ukuntu bimeze byose, n'ubundi yarabyemeye. Rero yese atangira kuba yacinya inkoro, asaba imbabazi, ntumbaze niba bamubabariye. Tayari dore Chloe nawe nuko nguko yazanye mama we kwa muganga nyuma y'igihe, atangira kuba yavuga ati ibi byose ni amakosa yanjye mama, ubundi ibi byose ntabwo byakabaye byarabaye ngo nze kuba nagukura kwa muganga, ariko sinzongera kuba nagukura kwa muganga utari wakira. Ubwo niko nyine umukobwa yatangiye kuba yakicuza ibintu yakoze byo gukura mama we kwa muganga. Undi ariko agatangira kuba yavuga ati ni udukomere dutoya, nta bintu birenze biri aha ngaha, meze neza, rega wikicira urubanza cyangwa se wikishinza icyaha, ibintu byose bimeze neza nuko byatewe na Yara. Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati ariko ibi byose ntago arimo arakeka ko nyine ari buze kuba yafatwa. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yatekereza ngo yararaza kuba yafatwa, kandi twabonye yarajyana na Paul mu modoka banabakanga. Umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati mama ntugire ubwoba, ibintu byose bimeze neza. Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yabwira mama we, amubwira ati ntagire ubwoba, ibintu byose bimeze neza. Bariya abantu babi ubwo ni Yara ndetse na Paul, ati bariya abantu babi bagomba kuba bakishyurira ibyo bakoze byose. Tayari umukobwa nuko nguko yabivuze, dore baramutwereka ku gasukuta kiwe, nuko nguko arimo aragenda. Umwami nawe nuko nguko ari kumwe na minisitiri ndetse na Marcos, bose nuko nguko bari aho ngaho. Umukobwa yaje arimo aramagara ati Yara ndetse na Paul twabaziye, muvuye muhagaze aho ngaho. Ubwo nuko umukobwa yaje, dore Yara ndetse na Paul bari ku kibuga cy'indege, dore nuko nguko bagiye kubona umukobwa ndetse n'umwami, bose bageze aho ngaho, bose barahindukiye ati ngo iki ibintu ni ibiki? Dore nuko nguko Paul yatangiye kuba yaseka, agatangira kuba yavuga ati se uri kubona ibyo ngibyo byadukanga cyangwa se hari ikintu byadutwara?
ibyo n'ubwana urimo uratekereza nta kintu na kimwe, kubera ko utagira ahangaha cyangwa se mutagira ahangaha nta pasiporo, ntimwemerewe kuba mwagira ahangaha mu kibuga cy'indege, kubera ko twebwe dufite uburenganzira ubu ngubu ntabwo byemewe, tugiye kuba twajya ku mazi. Ubwo umugabo nicyo kintu nyine yatangiye kuba yabwira umukobwa ngo bagiye kuba bajya ku mazi kurya ubuzima. Tayari dore nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati kandi ntabwo byemewe ko waza kuba wagira ahangaha, twebwe rero tugiye kuba twava mu gihugu tugende, kandi goodbye, tubasezeyeho, turatashye cyangwa se turagiye. Umukobwa nuko nguko yihenuye, ariko Chloe yarasetse cyane atangira kuba yavuga ati buretse ibyaba byiza utabanjije kuba wamenya niba wanagezeyo, kuko ntabwo uragenda, ntabwo rero wari wagenda. Rero reka mbanze nkwereke ngufitiye icyaha ngaha, reka nze mbanze nkwereke. Ubwo niko yafashe akaboko, dore imbaraga, dore icyitwa imbaraga nuko nguko zaje. Aho ngaho hari abatangiye kuba bakiruka gake gake, dore nuko nguko umukobwa yohereje imbaraga, kwitegereza neza, dore bahise babafata. Tayari abavugaga ngo ntibabakoraho nuko nguko bahise babafata. Ubwo nuko batangiye kuba bavuga ati ibi ni ibiki birimo birajya mbere, we ibi ni ibiki birimo birajya mbere. Ubwo Chloe yarasetse, yese atangira kuba yavuga ati se ubu ngubu muracyavuga ko batari bugeraho ngaho cyangwa nta muntu wabageraho? Murakeka ko nta muntu wabageraho? Muze tugende. Ubwo nuko nguko umukobwa nyine yavuze ati muze tugende. Tayari dore nuko nguko umukobwa bagatangira we na Paul ati muri bande, dore nuko nguko babafasha abandi bakagenda bavuga ati mundeke, mutureke, mundeke. Ubwo buri wese ngati mundeke. Paul ndetse na Yara barabafashe, dore nuko nguko babafashe. Tayari gake gake, dore imbaraga nuko nguko zirimo ziragenda zica mu bantu gake gake, dore imbaraga. Tayari dore ibibaraga bahita bakora no kuri ka kamoto ka delivery, nuko nguko bagakozeho gake gake. Tayari dore nuko nguko umukobwa nawe yise avuga ati twagiye. Ubwo nuko uvuga ngo iyo ukoze hariya no guhita babura bakisanga muri cya gihe cya kera, niho bahise bisanga gake gake. Paul dore nuko nguko bisanze aho ngaho, dore umwami yari amaje kuba yagaruka mu bwami bwe ndetse n'umukobwa. Tayari dore nuko nguko bahise bahagera ku kamoto, Yara nawe baramuzanye ndetse na Paul. Reka babasomera urubanza rwabo hano nyine babafungira ahangaha, cyangwa se nyine ntabwo nzi ikintu bagiye kuba babakoresha. Umukobwa niko yari amaje kuba yagira ngaho Paul, ubwo niko nawe yatangiye kuba yareba bakabasunika ati mugende mwabigorya imwe. Umukobwa yari yitegereje, yatangiye kuba yareba ati biki ibi ni ibiki, ariko agahungira kuri Paul ati Paul we ibi ni ibiki hano hantu turi, ibi ni ibiki Paul we. Ubwo nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, ubundi akavuga ati se ubundi hano hantu turi ni hehe, cyangwa se hano hantu ni hantu nyabaki turi hano, ariko ibyo ari byo byose barimo barakinira filime. Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ngo barimo barakinira filime hano hantu. Paul nawe agatangira kuba yavuga ati murimo murareba iki, murimo murandeba iki mwebwe? Ubwo nyine arimo arabaza Chloe, agatangira kuba yamubaza ati niko Chloe, niko ibi ni ibiki wakoze? Urakeka bino bintu urimo uramo by'ubugoryi, ibi ni ibiki urimo ahangaha? Kubera icyo utuzanye ahangaha, ni ukubera iki? Ni impamvu nyihe kutumye utuzana ahangaha? Ubwo nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati hano ubundi ni hagana ki, cyangwa se ni hagana he? Aha ni hehe vuga? Utarimo uravuga Marcos niko yaje ahita afata inkota, undi ahita akura akaboko. Marcos yakubaga yakugigina, nta mikino aba afite, yarahumuye. Undi yatangiye kuba yavuga ati urimo urashaka iki? Ubwo arimo arabaza Marcos ngo urimo urashaka iki? Niko Chloe, ndimo ndakubaza hano hantu turi ni hehe hano hantu turi? Ubwo nicyo kintu nyine batangiye kuba babaza Chloe, kubera ko Chloe niyo muntu bazi mwahanga. Ubwo batangiye kuba bavuga turimo urakina ibiki, ibi ni ibiki urimo? Ubwo umwami niko yahindukiye, batangira kuba bamubwira ati umwami iminsi myinshi mwami, iminsi myinshi. Ubwo batangiye kuba bamusuza, barimo baramubwira ati iminsi myinshi mwami. Ubwo abandi batangiye kuba bareba, ubwo niko umwami yatangiye kuba yavuga ati barinzi. Tayari nabo bahita begera imbere, ubwo niko bababwira ati mubashyire hasi. Ubwo nuko nguko bababwira ati mujye hasi mwabigoryi imwe. Tayari nuko nguko babamanuye gake gake, Yara ndetse na Paul babashyira ku mavi. Umwami nyine ni ukuvuga mugahita munijyana, ahubwo sibye bano bafite igikoma. Ubwo niko yatangiraga kuba yareba ati Chloe, kubera ko ari we mwenyine bazimo, batangiye kubavuga ati ni ukubera iki urimo uratuma badukura bino bintu? Ni ukubera iki hano hantu tuzanye ni ibiki? None se ntabwo uri muribuka ko Yara ari umuvandimwe wawe? Ubwo ni Marcos agatangira ati we Yara ndetse na Paul mugume hamwe, kubera ko mwagerageje kuba mwababaza umwamikazi ndetse n'umwami, mwagerageje kuba mwababaza. Rero mugiye kuba mwakakira ibihano tugendeye kuri bino bintu mwakoze, cyangwa se ku byo mwakoze byose.
mugiye kuba mwakakira ibihano. Ubwo ni Marcos yatangiye kuba yavuga ati rero kubera kutubaha nyine indangagaciro zanyu mugiye kuba mwakakira ibihano. Tayari dore nuko nguko barebye ibirabacanga ati ibihano nyabaki se, ibihano bwoko ki? Umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati si ibi bintu ni ibiki ko njyewe ntarimo ndabimenya. Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati rero ahangaha nimugumya kuvuga ndabakatamwe uduce nk'ibihumbi, ndabacamwe uduce nk'ibihumbi. Umukobwa yararebye atangira kuba yavuga ati waretse kuba wavuga ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubugoryi ngo uradukatamwe uduce, ibyo ni ibiki urimo uragerageza kuba wakora ahangaha? Reba buri umwe uri ahangaha ukuntu arimo arareba, reba buri umwe uri ahangaha. Mwebwe mwabaswe no kuba mwakina filime ku buryo mukinisha n'abantu batabishaka. Umva mbabwire njye ntabwo nshaka kuba nakina filime, sinkunda filime kandi nawe Chloe urabizi neza. Ibi bintu urimo urankinisha niba mwanatangiye gushutinga mwashyizeho bwa bukamera butagaragara, umenye ko ibi bintu ari ubugoryi. Njye sinkunda gukina filime, ngewe niba ari na role nayo arimo urankinisha ibyo simbyitayeho. Umenye kuri buze kuba wambona, urambona ngewe ibintu ndibuze kuba nagukorera. Umukobwa nyine azi ngo ni ya mikino, yatangiye kuba yavuga ati uraza kuba wambona ibintu ndibuze kuba nagukorera. Umukobwa nawe yarasetse yatangiye kuba yavuga ati yego niko urimo urabikeka se, niko kuntu urimo urabikeka. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati ahubwo mwitware neza batabakatamwe utwo duce ibihumbi bababwiye, mwiturize kuko aho muri ntabwo byoroshye kuba mwahava. Murimo murabyumva neza, dore nuko nguko barebye umwami nawe nuko nguko yicariye. Ubwo abandi batangiye kuba bavuga ati cyangwa se kuri we yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro njyewe rero ukuntu ndimo ndabyumva niwe wagahisemo igihano uza kuba wahereza bano bakobwa ndetse n'uno muhungu ukabahereza. Njye numva wabafungira ahangaha ikubera ko nyine kuba wabakubita nta kintu na kimwe byamara, ariko mubakubise mukabakubita mukabafunga ndumva ari cyo kintu cyiza icyababaho cyangwa se kiba ari cyiza kuri bo. Ubwo umwami yarabyumvishije arabyumva neza atangira kuba yavuga ati nibyo rwose babafunge, bafunga. Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati mutureke. Ubwo nuko bababwiye ati muze tugende. Abo bagiye kuba bafungirwa mu gihe cya kera, nuko nguko nyine nibyo bari bakeneye. Bagiye kuba bafungirwa mu gihe cya kera. Umukobwa nawe yararebye arareba. Ubwo nuko nguko hari urimo uramamagara ati Chloe, yewe Chloe, ibi bintu byose uzabyicuza, itegereze uzambona. Ubwo se uzagaruka wowe? Umukobwa ko afite imbaraga zo kuba yakisubirira mu gihe cy'ubu, we ukaba ugiye gufungirwa ahangaha muzahurira he? Umukobwa ni nkaho byose byari birangiye, byose bikemutse, iyara nawe birangiye. Ahangaha umukobwa afite ubutunzi, umwami nawe nuko nguko yaje yegera umukobwa atangira kuba yamwegera. Umwami yaramaje kuba yakunda umukobwa itayari, dore nuko nguko yamurebye aramwitegereza atangira kuba yamubwira ati niko Chloe nawe ati nyiricyubahiro. Dore nuko nguko barebanye bararebana akana ko mu jisho. Umwami nawe ahita yiyegereza ikidomange cyangwa se umukobwa. Dore nuko nguko yamwiyegereje, baregerana birahura, inako zirahura, zirahura itayari. Dore nuko nguko begeranye umwami ndetse n'agakobwa. Dore nuko nguko ibintu byagenze bigenda neza. Dore nuko nguko niyacu igenze. Ngushimire we twayibanyemo kuva itangiye kugeza irangiye. Nakubwira iki? Ngushimire gute se? Uri umuntu wa danje, uri umuntu w'intwari cyane, ndagukunda cyane, cyangwa se narakwishimiye cyane we twayibanyemo kuva itangiye kugeza irangiye. None se nkubwire ngo iki? Twayibanyemo kuva kuri episode ya mbere kugeza ku ya nyuma. Ubu ngubu turangije. None se ubu ngubu koko ndinda kuba ntagushimira? Reka mbanze ngushimire wowe wafashe umwanya tukayibanamo mbere yuko ariko dutaha cyangwa se tugasoza. Reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video wayibonye cyangwa se wayibonye iramutse yagushimisha yaranagushimisha, nibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo ni ukuvuga ngo inkuru zo umunsi ku munsi ziba zihari. Ejo muzazinduke none dutangire n'akandi gashyashya. Ibyo byo ni ibintu mumaje kuba mwamenyera. Nakubwira iki? Nakubwira gute? Reka tuzasubukure cyangwa se tuzabane ku munsi w'ejo. Ndabakunda cyane. Bye bye.